inyigisho z'abadayimoni zishaka kugira ngo zireherezaho abantu. Niho uzajya kumva ngo iyi niyo nzu y'Imana, mujye munza mu nzu y'Imana. Nta nzu y'Imana niho muzaruhukira, niho muzaruhukira. No. Kandi wagera ugasanga muri aho ugasanga niyo hari ibibazo bikomeye cyane. Mubizi n'ibindi, ibi nibibagushe abana bato. Mwari muzi ko ku ruhimbi ariho Satani atuye. Siramo ngo ntibigushe bande? Ntibigushe abana bato badukurikiye. Yes. Mwari muzi ko ku ruhimbi ariho Satani atuye. Ngaho gute? Binyeretse ko mutasomye ibyanditswe byera. Niba ivuga ngo ibiri mu isi bitugaragarize ibiri mu ijuru, nta muntu n'umwe mu isi washatse Imana, ahubwo Imana yasanze umuntu. Ijambo riravuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Ntago ari hano mu isi byatumye bajya gusaba. Ntago bagiye gusaba. No, ntibagiye gusaba. Abantu bakayobe. Abantu bakayobe. Ubwo izo ni inyigisho z'abadayimoni kugira ngo bajijishe umugambi w'Imana. Noneho abantu baruhe bagwa abantu baratagangaye. Ugasanga umuntu ari ku musozi ngo amaze ngo imyaka 2 ngo ari gushaka Imana. Abantu barababaye. Inyigisho z'abadayimoni niyo bagenda bakanabacucurira n'ibyabo, bagahura na ya masega. Ubu utangiye kuzana muri za teoloji ngo utangiye ngo iyi ni inzu y'Imana. Ubwo nizo cyase kumbwira ngo mujye muzanga abapasiteri babesha abantu, ngo mujye muzanga ngo izo ni mu nzu y'Imana. Urabesha. It's wrong. Yes. Nta nzu y'Imana iriho. Iriya nzu, it's a house of celebration. Muyihuriramo kubw'igikorwa kimwe runaka kibahuje. Mugiye gucelebra. It's not a house of God. That's a celebration house of God. Iriya ntabwo ari house of God, it's a celebration. Ni njyewe na Emi duhuriramo tukazana Imana muri twebwe, tukaza kubwirana icyo gikorwa cyo kuramya Imana. Apana igikorwa cyo ribonetse cyose, batwumve neza. Cyo kuramya Imana, guhimbaza Imana no kuramya Imana. Ariko sinzi y'Imana. Iriya nzu y'Imana se bakinga ifunze bashyiraho ingufuri ngo ni mwema Imana bayikingirane mwari ngo ni mwihema ry'ibonaniro. Hariya ntisohoka ari dufite ngo hano dufite Imana ngo iyo hageze saa sita ngo ubona Imana ni iza saa sita, buri gihe iza saa sita. Imana yacu dusenga iza saa sita. Ni telekomande. Se ko muri Abanyarwanda amateraniro kera twajyaga dutangira saa 3 Emi twageze mu materaniro bagatubwira ngo marayika aza saa 3 ngo aza saa 3 ngo azana n'ikayi ngo azana n'ikayi ngo akandika. Ubu se ko muri amateraniro asigaye basamuna ngabona ko abantu bagasigaye baza samuna. Ese marayika yarimutse hakiza saa 3 ku kidendezi asigaza saa 8. Abantu basigaye na pastor ngo abantu bikigiye ngo bacitse intege ngo basige ngo usigaye uvuga amasengesho ya saa 3 ngo twonko bavuga saa 3 marayika ngo rego itorane ngo rishya saa 10. Niwe waritetse ufite gaze se wari kubise mu itanura. Oya ahubwo iyo muhageze mbere babashyiramo igisirimu mukamusirimu ngo mutegereje Imana. Urumva Yesu ashimwe cyane. Nta muntu wigeze ashaka Imana Emi. Iyo interpretation mbi cyane y'abadayimoni. Noneho abantu rero kuntu tuyobye ugasanga ngo ngo Adamu ndamuzi, ngo Adamu akimara kuva kuri SFB ngo yakomeje ngo avuga ubutumwa ngo shanga Imana ngo imunyuza hano ngo iramutabaye ngo nanjye ngo inzira Adamu yanyuzemo niyo ngiye kunyuramo. Uribeshye, urayobye. Emi uko ubona ngo usumba ukaburije yakunsumba niko dutandukanye n'impano Imana izadushyiramo naho izaducisha kugumugambi wayo. Yes. Yesu ashimwe cyane. Noneho icyo bita rero gukunda cyangwa guhishurirwa Imana kuva mu itangiriro Genesis yavuga ngo iki ngo irema umwana w'umuntu niko ivuga ngo ikageza kumusura. Ntago umuntu yasuye Imana. Yes. Imana niyo yajyagiza kumusura. Yes. Buriya twari dufite amahirwe. Nyababwire n'abantu. Iyo Eva arya kuri kiriya giti, Adamu ntakiryeho, hari kuba challenge ikomeye. Sinzi ko abantu bajya babitekereza ibyo bintu. Kuko Imana usomye muri Geneze niyo bamubwira ngo abantu basome. Bose bagiye baterana amagambo ngo ni yanzoka yambeshye. Ni wa mugore wampaye.
bivuze yuko iyo Adamu ataza kukirya hari kubaho diri y'Imana na Adamu. Ugati sasa wowe ngewe mbere tukibana nge nawe twara amahoro. Uyu mugore wamuremye nyuma yaje ansanga mu ngobyi. Hari kosa nagukoreye? Nigeze gusaba umugore kuri ya topic ya mbere twahereyeho? Nigeze gusaba umugore? Nabyutse nkangutse mbona ikindi kiremwa wandemeye. Reka tubashimire mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi. Tubasabire umugisha w'Imana. Dushima Imana Data yemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Tukaba twongeye kubonana n'isi yose muri rusange. Abantu badukurikiye bari ku migabane itandukanye. Ndashimira nose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza, kandi imbaraga z'amaboko yanyu izagure ndetse n'ubutunzi bwanyu n'imiryango yanyu. Nibyo nifuriza bari ku mugabane w'Uburayi ndetse bari muri Australia, abari muri Aziya n'abari hano iwacu muri Afrika by'umwihariko. N'abadukurikiye muri Kigali, abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese ndabasuhuje. Nge ndi Kuzo Emiso, bwa mbere tubanye mu biganiro by'Ihumure TV. Na n'uyu munsi twongeye kubana, n'umunsi udasanzwe, n'umunsi w'umugisha. Umugabo turi kumwe muri kamera mubona, n'ubwa mbere mubonye kuri iyi kamera, ariko si ubwa nyuma. Azagaruka kubera ko Imana yamuteguyemo iby'ubuhanga, iby'ubwenge, kugira ngo abashe kubitungisha isi mu gihe isi irimo irarohama. Isi iri kurohama mu ngeri zose, ariko twe twakora iki? Muri imwe yararirimbye ngo dore iminsi irahita vuba, kandi ukuhita yihuta niko benshi bapfa batamenya umukiza Yesu. Hari nabo tubona twumva ko bamumenye cyangwa se bamuzi, ariko ibyo bakora, ingeso zabo zitandukanye n'ibyo bakabaye bakora niba baramumenye byo kuri koko. Imana ibamugisha mwe mudukurikira, inkunga ikomeye no gusangiza abandi ibi biganiro. Hanyuma niba ugize igitekerezo cyiza uragitanga muri comment cyangwa se ikibazo. Umugabo turi kumwe rongeye kumwakira, ariko mbere yo kumwakira mu nyemere tuze gufata akanya gato dusenge, dusabe umwuka w'Imana kugira ngo abane natwe muri iki kiganiro, ko n'umugenzo wacu ku Ihumure TV. Data, turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi. Suko twakiranutse, suko twakoze imirimo myiza, kuko Dawidi yavuze amagambo akomeye avuga ati mu byaha niho mama yambyariye. Aho niho twakuriye, niho tugendagenda buri munsi. Nisi tubamo y'ibiciro bizamuka buri munsi, nisi y'amahane n'intambara, nisi y'amatiku n'abavukana barangana, nisi y'ibibazo n'abashakanye bararwana, nisi y'ibibazo n'abavukana umwe ntahuza n'undi, ariko tuzi neza ko abafite amahoro yuzuye n'abakwakiriye muri bo. Muririmbyi aririmba amagambo akomeye avuga ngo mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba ndetse n'amaganya, kandi yongeraho ngo ndetse byangiza no mu rupfu. Ariko ndifuza ko umuntu wese abaho agufite, kabone nubwo hari umwana wo kurimbuka. Mwene Data tugiye kwakira muri iki kiganiro, nzi ko afite amagambo y'ubwenge yamuteguyemo yabasha gutunga isi. Mwuka wera mushoboreshe, kuko ntiyakwishoboresha kuvuga ibye, ntacyo byamarira abantu, ariko ibyo wamushyiramo byatunga isi. Ndakwinginze kugira ngo Mwuka w'Imana muyobore muri iki kiganiro. Hanyuma umuntu wese uri kureba iki kiganiro aho aherereye, umuhe umugisha mu muryango, umugisha muri business akora, ndetse n'iyi press twakoreyemo abayiteguye baho umugisha. Nabo turi buze gukorana nka timu nini, nabo baho umugisha. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Damu ndasenga nk'uwatojwe nawe kabisa. Ufite gusenga kabisa bimeze nk'umuntu watojwe repetition. Baranoje kweri. Imana igumugisha. Ngira umugisha wo kukwakira, abakubonye ku Ihumura ari ubwa mbere baramenya ninde turi kuvugana. Ngiye nitwa Ndize Adamo, nkaba ndi umugabo wubatse, nkaba ndi umuvugabutumwa, sindaba pasiteri, nkaba ndi umuvugabutumwa, ariko nkaba ndi missionnaire. Rero ndabiteka kuba ndi kumwe nawe, bise binyibutse ibihe bya kera. Amen. Ndakubonye bitamubona utuntu twinshi. Adamu n'ubwa mbere mwakiriye, ariko nabasezanyije ko ngiye kuzana abagabo b'ubwenge, kandi abagabo Imana yateguyemo ibintu bizima bizagirira isi umumaro kuruta ibindi byose byaturangaza. Adamu, social media muri iyi minsi irimo irakora cyane, ifite imbaraga. Ikeza ko abantu benshi bari kuyikoresha bari kurohama. Niho nahere mvuga nti irimo irarohama. Mwebwe social media muyifata gute batumisha? Social media ni igikoresho cyiza. Social media niho isi iragera, tuvuye muri analog turajya digital. Rero n'ubuhanuzi, ubu n'ubuhanuzi bwahanuwe. Arimo abantu batekereza bavuga ngo ariko social media muri Bibiliya iravugwa. Kuko Yesu yaravuze ngo kuko ubutumwa bwiza bukwiye kuvugwa mbere yo kumwana w'umuntu aza. Bukavugwa ku isi yose. Ntabwo rero uyu munsi wa ufite agatuti
uyu munsi ukagera muri Amerika ukagera muri Australia uraruha ku mubiri ariko uyu munsi twicaye imbere ya kamera ndibaza ko mu masaha 28 ubutumwa buraba bugeze ku isi yose bivuze ngo ubuhanuzi bugize gute burasohoye turiho turagena mu gihe cy'ubuhanuzi season and time n'iby'Imana umwanditsi umwe yaranditse muri Zaburi avuga ngo kuko ibihe byanjye Mana ubifite mu biganza byawe ntago ibihe by'Imana tubifite twebwe mu biganza byacu ahubwo ibihe by'umwana w'umuntu Imana ifite mu biganza rero social media ni nziza ni platform nziza kuko ikintu cyose cyiza gituruka ku Mana Imana ibumugisha dufite abantu benshi basa naho bagaruka cyane cyane mu buhanuzi ndetse ari nabyo abantu bashaka kureba abavuga ko bari muri gospel mu gihe wenda batari mu gisata cya gospel bibera muri entertainment bisa n'abantu benshi bahugira mu buhanuzi nibibatera ubwoba kuruta ibyabagirira umumaro ariko Yesu tuvuga si ubwoba si ibyo kurya si waviza uko benshi babyumva ahubwo Yesu dutunze muri twe n'utugirira umumaro topic y'uyu munsi turi buze kwibanda ku tuntu tutari duke kuko ari ubwa mbere tukwakiriye kugira ngo byibuze abantu bumve ukora mu nguni zose bavuge bati byibuze aha n'aha nagaruka zahadusobanurira cyangwa nibazo bazabibaza ariko topic umunsi turi buhereho nimwe ukavuga uti Yesu yavuze gutya na gutya ariko uyu munsi abantu benshi bumva bavuga ngo tujye gushaka Imana tujye gushaka Yesu tuzashaka Imana ntiwarya utasenze niko iyo myumvire yayo babwira ushobora kurya utagiye ubutayu ugiye guhamagara Imana ushobora kwambara neza utagiye mu butayu iyi Mana ntibayizi mu buryo bw'ubugingo bayizi mu buryo bw'umubiri ese Adamu ni gute umuntu ashaka Imana niyo topic y'umunsi amen uvuze neza cyane nta muntu ushaka Imana mw'isi y'abazima nta muntu ushaka Imana nta muntu n'ubu tujya ku mashuri nta mashuri yigisha Imana n'abateologue no wakwigisha tutazi biwose Imana Yesu ni urugero rutoya ntarajya mu byanditswe ngo yigeze kugenera umugabo yitwa Abraham ngo Abraham ngo amwitegereze ngo ntiyamenya ko ari Yesu ngo ahubwo amwita Melkisedeki amwise Melkisedeki hongeraho kandi kantu mwitangiriro aravuga ngo ni umugabo ngo utagira itangiriro ntagire n'iherezo ngo ntagira ababyeyi ngo nta nabo yigeze uwo muntu utagira igisekuruza ntiyabyawe n'umuzungu ntiyabyawe n'umwirabura dukunda abameti turabakunda abametisaje umwana wavutse ku muntu w'uruhu rw'umukara n'umuzungu aba mwiza uzareba abakobwa babo baba beza cyane ariko si we yanavuye Yesu si ho yavuye none mbwira umuntu utazi igisekuruza cye uzamenya iki uzajya kumushaka he Yesu ashimwe cyane ntabwo umuntu ashaka Imana ahubwo amadini yuzuyemo Satani niyo azana izi nyigisho z'abasataniste kuko tuzaho umupfuma tuyi yego ahakorera umupfumu harazwe ahaterera inzu zarahazi ariko Imana yigeze ibwira Dawidi ngo yigeze kugira icyifuzo aravuga ngo ariko kumba mu nzu nziza tuvuga uyu munsi abakire twege aya makaro tubona ko ariyo fondasiyo ikaze cyane ariko abakire ntabwo baba mu nzu y'amakaro nta mu nzu z'imbaho ribuyu bakandagira hejuru ya ribuyu iyo hakonje ikarira konje ariko iyo hakonje iyi imbaho ntabwo ikonje ikomeza ari naturel ikomeza ari naturel yisi za caverne usanga abantu bahicaye ibirenge biri hasi ariko biragoye ku makaro hakonje ngo hashyire Yesu ashimwe cyane bishatse kuvuga iki rero Imana nta muntu n'umwe uyishaka ahubwo niyo gushaka kuko yibize gute niyo yakuremye niyo yagize gute yakuremye umwana mu gitondo iyo umwana abyutse mu gitondo afite inshingano zo kujya gushaka umugati ise niwe ufite inshingano zo kuwushaka voilà none se uri umwana wande wa data none se kuki ushaka kwigira imfubyi ujya gushaka so yes niyo wanzaye ariko okay tukiraho hari abantu badukurikira bashaka kwandika muri comment hasi ngo ijambo ry'Imana bavuga ngo ni mu nshakano mwete ni mu migani ibyo ndashaka kugira ngo dukore kuri ubwo bwonko bwawe
ese ni gute ntabwo turajya mu byanditswe ni gute umuntu icyo kinyarwanda kivuga ngo gushaka Imana bashyize muri Bibiliya bisobanura ngo iki? Yesu aza ni filozofi ikomeye cyane. Yesu aza bigeze hari umugabo yigeze kuza asanga ari discussion zivuga ngo uyu ni mwene wacu, ngo mese mwene wacu nankosereza nzamubarire kangahe, ngo ese ngo nzakunde nde. Yesu arambwira ngo ugende, ngo amategeko avuga gute? Yesu arambwira ngo uzakunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, nurangiza ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Hari abantu bavuze gushaka Imana? No. Kunda Emi Preza biragoye gushaka umukobwa ukunda ukiri kuvuga ngo ukamushakisha muri Kigali ngo ntundashakisha umukobwa, ariko dore byoroshye kumushakira kumuha impano. Iyo filozofi irakomeye. Kumuha impano. No, ifashe vewiti ya miliyoni 80 ntayiha Florence. Si there is no need yo kumbwira ko mushaka. Gift muhaye yonyine irakora ku mutima uvuga ngo uriya mutipe aranshaka. Sinzi ko muri murabyumva. Ndagerageza kuyungurura kabisa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Gushaka Imana no gukunda Imana ni ibintu bibiri bihabanye. Imana se iba hehe? Mbwira, Imana iba he? Muri nyindani. Voilà. None se urayishaka muri windani? Kanyarira se haraho byanditse muri Bibiliya? Kizabona. Haraho byanditse muri Bibiliya? Mu cyumba. Haraho byanditse muri Bibiliya? Reka ngurugero rutoye. Ubu mu mifuka yawe yiposhe bombe uyoboye harana amafaranga. Harimo igihumbi hano sizo cyagiye. Voilà. Nubwo wakideprasa ariko hari umufukuzi ujya wizera. Buriya imifuka dufite twese ku mapantaro yose ntago ari kwibika amafaranga. Hari umufuka uvuga uti ni unyorohera vuba gukoramo ukawushyira amafaranga. Uvuga uti ngiye mu mujyi hari ikintu ngiye kugura, ariko reka izi 50,000 reka nzishyire muri uyu mufuka. Uzawurebe akenshi abadroitier bashyira amafaranga muri poche ya droite, abagoshe bagashyira amafaranga muri poche ya gauche. Kwera iki niyo haborohera. Ntabwo rero amafaranga ufite mu mufuka ujya kuyashakisha, already uzi umubare wayo na dépenses zayo uko zikurikirana, nta wazi kwibutsa. Ubuzifite shatse kuvuga iki? Iyo umuntu ashaka ikintu, ubu ni urugero, ngiye gushaka akakarahuri keza baduhaye emoji. Icyambere namaze kumenya forme yako. Icya kabiri nzi uko gasa. Icya gatatu icyo ngashakira ni ukizi. Ngiye mu gihugu gishaka. Nimpura n'umuntu akama agacupa k'amazi y'Inyange, akambwira ngo akakarahuri niko gasigaye kagezweho, ngo akagaka niko kagezweho. Nzambwira no icyo nshaka ndakizi. Nyume kirahuri. Nicyo naje gushaka. Kubera iki? Ufite forme yacyo mu mutwe. Ufite design yacyo mu mutwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko wibuke yuko Imana abantu bavuga ngo bagiye gushaka. Ninde muntu uzi Imana kwisa? Ntawe. Imana yaravuze ngo ntihakagira umuntu ushushanya n'ikintu cyari cyo cyose, cyaba icyo mu ijuru cyaba icyo hasi. Nibatubwire forme. Hayi. Impamvu nakubwiye ngo gukunda Imana no gushaka Imana ni ibintu bitandukanye. Iyo umugore wawe ufite ntiwamubonye ukamukunda, wari uzi indwara arwayemo imbere? That's it. Dukunda Imana kuko twayigishijwe, number 1, cyangwa yatwihishuriye, ariko uko iteye neza ngo n'abamarayika ntibayizi. Ngo iyo bazamuye gutya baravuga ngo urera, bagasanga ifite indi shusho bahorana nayo. Iyo Mana wayishaka gute frere? Ntekereza ko benshi badukurikiye none aha turafatanya kwibaza ko inyigisho dufite. Yes. Uvuga ngo muze mushaka Imana, reke gushaka Imana n'umwete wacu wose. Nimunshaka n'umwete muzambona. Risa n'ijambo ryamaze kujya mu bantu. Niba ari ikibazo cyuko twatoye inyigisho nabi, nabyo muraza kudufasha.
Ndeka ndagufasha cyane kugeza uyu munsi uwakubwira ko azi Imana yabakubeshye uyu munsi ahubwo turayihishurirwa aho turabyemeranya yego uwakubwira ko azi Imana iri jambo reka turishyire mu cyongereza to know nibwo uri bubyumve neza. Yes sir. Reka nkubaze, do you know His Excellency Paul Kagame? Do you know him? No. You don't know him. Ushubije neza. Uzi impamvu ushubije neza? Yeah. Iyi to know something or someone is the person whom you have a relationship with. Nigeze kwishyira mu Rwanda. Iyo mvuze ngo nziranye na Emi twarabanye? Yes. Emi twararyamanye? Yes. Emi twaragendanye? Turasangira. Emi turasangira? Turanyagiranwa. Tuvugana ijambo. Aha niho hari ijambo ryo kumenya. President His Excellency Paul Kagame. Nubwo turi abaturage. I don't know him. I don't know him. Yes. Even though he's my president, but I don't know him. Nubwo ari perezida wanjye. Simuzi. Mubona caho abasirikare bamurinze nzahakorera ariko simuzi. Kandi biraguhagije. Kandi birampagije. No kumwubaha birampagije. Is my president. I respect him. Abantu rero ikibazo dufite ariho tutagiye muri dimension ndende ko ndiho ndubari ko ijya kure cyane. Imana abantu bavuga ngo bazi Imana bayobya abantu ahubwo Imana irabihishurira. Yes. Kuko umunsi izihishurira Emi ntabwo ari kizihishurira Adamu, ntabwo ari kizihishurira Florence. Utangiye kunyumva none ubu uraza. Ntabwo ari kizihishurira Liberata. Kuko Imana yihishurira umuntu bikurikiranye n'umugambi package igiye kurekura kuri uwo muntu. Exact. That's the image dufite. None abantu rero kuntu tuyobye ugasanga ngo ngo Adamu shangwa Adamu ndamuzi. Adamu akimara kuva kuri SFB ngo yakomeje ngo ngavuga ubutumwa ngo shangwa Imana imunyuza hano ngo iramutabaye. Ngo nanjye ngo inzira Adamu yanyuzemo niyo ngiye kunyuramo. Uribeshye. Urayobye. Emi uko ubona ngo usumba ukaburije yakunsumba niko dutandukanye n'impano Imana izadushyiramo naho izaducisha kugumugambi wayo. Yes. Yeah. Yesashimwe cyane. Amen. Noneho icyo bita rero gukunda cyangwa guhishurirwa Imana kuva mu itangiriro. Genesis yavuga ngo iki ngo ire mu mwana w'umuntu. Niko ivuga. Yego. Ngo ikageza kumusura. Ntago umuntu yasuye Imana. Yes. Imana niyo yajyagiza kumusura. Yes. Genesis mu gitondo. Yes, tubwira abantu na scriptures zize. Urumva ukuntu imeze? Mu gitondo suraga ni mugoroba. Yes. Yamusuraga ni mugoroba. Bibiliya niko itubwira. Genese cyangwa se Genesis ibice bibiri. Umurongo wa 7. Dusome kugira ngo twumve ukuntu Imana tutayishaka twega ari dushaka. Itangiriro ibice bibiri. Ku murongo wawo wa 7. Habuze ngo iki? Uwiteka Imana irema umuntu umukungugu wo hasi imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo umuntu ahinduka ubugingo ubuzima. Ninde muntu wahumekeye umwuka w'ubugingo undi? Imana yahumekeye mu muntu. Mu muntu. None se kamubwiza ukuri Emi tuvugisha ukuri. Tutarajya mu byanditswe byinshi. Uwe washaka president ukamubona? Never. Ubona akangana akakubwiye dusoza. Bivuze ngo Imana barayisuzugura bavuze ko bagiye kwishaka. Ntago bavuze kuyisuzugura ngo ntago baramenya. Hari ukutamenya. Cyangwa se ni ikinyarwanda cyacu gikennye ntago umuntu ashaka Imana. Kuko nakubwiye ngo iyo ugiye gushaka ikintu ubuzaho kiri. Yes. Imana ntago ifite David yaramubwiye ngo mbese zanyubakira nzuki Salomo ngo ko nijuru itari kwirwamo
ngo n'isi nahita hakwirwa. Ubu utangiye kuzana muri za teoloji ngo utangiye ngo iyi ni inzu y'Imana. Ubwo ni cyo cyase kumbwira ngo mujye muzanga abapasiteri babesha abantu, ngo mujye muzanga ngo izo ni mu nzu y'Imana. Urabesha. It's wrong. Yes. Nta nzu y'Imana iriho. Iriya nzu, it's a house of celebration. Muyihuriramo kubw'igikorwa kimwe runaka kibahuje. Mugiye gucelebra. It's not a house of God. That's a celebration house of God. Iriya ntabwo ari house of God, it's a celebration. Ni njyewe na Emi duhuriramo tukazana Imana muri twebwe, tukaza kubwirana, hey Emi, uzi ibyo Imana yankoreye? Wow. Ejo umwana wanjye yagiye kwiga Harvard. Hey Emi, uzi ibyo Imana yankoreye? Florence, uzi ko ubukwe bwe twawutangiye nta giceri dufite, uzi ko bwarangiye bukorewe igisenyi ku mazi. We are going to celebrate the miracle of God. Hagiri ari mu nzu y'Imana hari. Inyigisho z'abadayimoni zishaka kugira ngo zireherezaho abantu. Niho uzajya kumva ngo iri nzu y'Imana, mujye muza mu nzu y'Imana. Nta nzu y'Imana iba. Niho muzaruhukira. No. Kandi wagera ugasanga muri aho ugasanga niyo hari ibibazo bikomeye cyane. Nigeze kubwira abantu, nababwira nti mwari mubizi n'ibindi. Ibi nibibagushe abana bato. Mwari muzi ko ku ruhimbi ariho Satani atuye. Siramo ngo ntibigushe bande? Ibigusha abana bato. Badukurikiye. Yes. Mwari muzi ko ku ruhimbi ariho Satani atuye. Ngaho. Gute? Binyeretse ko mutasomye ibyanditswe byera. Turashaka. Yesu yaravuze ngo kuko ntago umujura ajya kwibaho ubutunzi butari. Iyo hari ubutunzi. Yes. Muri church. Hariya muri church. Hari abana b'Imana. Satani se arashaka iki kubona abari muri club ko bafite? Hacha shaka bari abo muri club warabafite. Bari already possess. Ahubwo rero arashaka kuza hangaha. Impamvu aje hangaha rero ntago azaza yiyambitse nka shitani w'amahembe. Ahubwo azaza mu bwenge bw'amayoberane bwo kubeshya no kuyobya by'ubwenge buhanitse bwo kuvuga ngo ni inzu y'Imana. None bigagukura mu gutinya Imana mu buzima bwawe, ukajya utinya Imana mu nzu yayo. Ngo niho ugwema kwitinya. Ugatinya ngo na daddy daddy ntambone, mami ntambone. Nibyo ngibyo. Ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Aravuze ngo noneho dusome ku murongo wa 18. Ku murongo w'icyo gice. Ku murongo wa 18 w'icyo gice. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti. Yego. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Aba wenyine. Reka muremere umufasha umukwiriye. And the Lord naho ngaho. Okay. Si byiza ko umuntu aba wenyine. Ndiyo ndaza buhoro buhoro. Wumvise ari umuntu uvuze ngo si agiye kugira inama ariko man. Bana maze iminsi ndi muri loneliness. Ikomeye cyane vre. Shakira umuntu. No! Tago umuntu yaje kubwira Imana ngo Yes ngo ayongorere. Ngo ndashonje. Ndarangiye nyine. Nkeneye umugabo. Nkeneye umugore. Oya. Imana yaritegereje ibona Emi. Akeneye umugore. Is incomplete. Bro, Imana go umugisha urakijijwe. Yes. Hanyuma se wowe ureka nkubwiza uko nagwaye urugero. Wewe washaka president? Ntabwo bibaho. Ariko president gushatse yakubona wowe. Bro, na twicaye none nahita. Isibo yawe yayimenya, yamenya akagari, yamenya umurenge, yamenya akarere utuyemo. Bakavuga ngo mumunzanire. Ariko wowe nubwo waba uzahakorera hano hirya, ntago wahingutsayo ikirenge. Exact. Imana niba ivuga ngo ibiri mu isi bitugaragarize ibiri mu ijuru. Nta muntu numwe mu isi washatse Imana, ahubwo Imana yasanze umuntu. Ijambo riravuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Ntagara no mu isi byatumye bajya gusaba. Ntago bagiye gusaba. No, ntibagiye gusaba. Abantu bakayobe. Abantu bakayobe. Ubwo izo ni inyigisho z'abadayimoni. Kugira ngo bajijishe umugambi w'Imana. Noneho abantu baruhe bagwaga. Uzi batagangaye. Abantu baratagangaye. Ugasanga umuntu ari ku musozi ngo amaze ngo imyaka 2 ngo ari gushaka Imana. Abantu barababaye.
inyigisho z'abadayimoni niyo bagenda bakanabacucurira n'ibyabo bagahura na ya masega. Ako bapase badukurikiye bihangane batandeba nabi ngo banera amabuye. Muzi igisobanuro cy'izo nzu mwita inzu z'Imana, mora mu magamara abantu ngo bazemo ntibakire. Ziriya nzu ni inzu zo kuramya Imana no guhimbaza Imana setu. Ngewe bampaye uburenganzira, ni inzu zo kuramya Imana no guhimbariza Imana. Ni inzu bahuramo kubw'igikorwa runaka kimwe, ariko icyo gikorwa cyo kuramya Imana, apana igikorwa cyo ribonetse cyose, batwumve neza, cyo kuramya Imana, guhimbaza Imana no kuramya Imana, ariko si inzu y'Imana. Iriya nzu y'Imana se bakinga ifunze bashyiraho ingufuri ngo ni mwihema Imana bayikingirane mwari, ngo ni mwihema ry'ibonaniro, hariya ntisohoka ari dufite ngo hano dufite Imana, ngo iyo hageze saa sita ngo ubona Imana. Ni iza saa sita, buri gihe iza saa sita. Imana yacu dusenga iza saa sita, ni telekomande. Se ko muri Abanyarwanda amateraniro kera twajyaga dutangira saa 3 emi twageze mu materaniro bagatubwira ngo marayika aza saa 3 ngo aza saa 3 ngo azana n'ikayi ngo azana n'ikayi ngo akandika. Ubu se ko muri amateraniro asigaye basa munani nkabona ko abantu bagasigaye baza saa munani. Ese marayika yarimutse akiza saa 3 ku kidendezi asigaye saa munani. Abantu basigaye na pastor ngo abantu bikigiye ngo bacitse intege ngo basige ngo usigaye uvuga amasengesho ya saa 3 ngo twonko bavuga saa 3 marayika ngo rego itorane ngo rishya saa 10. Niwe waritetse ufite gaze se wari kubise mu itanura. Oya ahubwo iyo muhageze mbere babashyiramo igisirimu mukamusirimu ngo mutegereje Imana. Urumva Yesu ashimwe cyane. Nta muntu wigeze ashaka Imana Emi. Iyo interpretation mbi cyane y'abadayimoni. Ariko Adamu kiraho tutarakomeza ibi bintu bisobanukiwe ryari ko nzi ko nawe wakijijwe uri muto. Ndeka nkubwire ibi bintu ngiye maze gusoma ibyanditswe byera ndaza kukwereka. Harano twagumye ntiturahasimbuka. Yego. Hari ahantu nakubwiye ngo Adamu niwe wasabye umugore cyangwa Imana niyo yamuhaye umugore? Imana niyo yamuhaye umugore. None se ko abantu benshi batagangaye bajya ku misozi bajya gusaba ibintu, bivuze ko Imana idasobanuka ibyo abantu bashaka? Itabizi. Yes. None se bivuze ngo iki rero? Abantu ni injiji ku buryo birengagishije muri vuga ngo niyo utari wakavuga mbanzi icyo ushaka mwana wanjye. Emi ufite umugore. Ufite famille. Yego. Ariko ubu ni ngombwa ko umugore akwibutsa akubwira ngo Emi muce kuri supermarket uzana umugati. No. Umugabo. No. Ntago ari ngombwa ko nura mwana wakwibutsa ngo uzana umugati. No. Iyo uvuye ku kazi wowe ubwawe uravuga uti ntago najya mu rugo ntajyanye umugati. Yesu yigeze abwira abantu bamwe arabwira ngo ubwo muzi guha abana banyu byiza mugafata amakonte mukayarundaho amafaranga. Yego sha. Mugafata mugashyira mu assurance. Yego sha. Ukavuga uti ngiye kugura ikibanza umwana wanjye ntazabimbwa abasazubake hari ahantu. Undi waburushije ubushoboza kubaka amazu atandatu akavuga ati bana banjye ngiye kuzava muri uyu mubiri ariko inzu ya Kagugu ni yawe, indi nzu ya Kimisagara ni yawe, indi nzu ya Kiyovu ni yawe. Niba mutuzi guplaninga gutyo data wo mu ijuru azaduhibuye cyangwa azaduha inzoka. Iyi myigishirize y'abadayimoni yo gushaka ni imyigishirize mibi irema abantu irari kandi kibi cyabo kenshi la majority bakunda kutwereka uburyo izahana abantu. Even no muri Sunday school abizemo wasangaga bavuga ko Imana izaguhana kenshi kuruta kubwira ko izaguha ubugingo. Nukubagana Imana izagutwika mu muriro. Nukererwa ku mugezi Imana izagutwika. Ikibazo gihari no kudasoma ibyanditswe byera. Igihe kirageze yuko Emi abantu bamenye ukuri kukababatura. Ariko mbwira umwanya ufata usoma Bibiliya ungana n'umwanya ufata umara kuri WhatsApp. Reka WhatsApp yo none se uribaza yuko numara gufata uwo mwanya hari social media ama platform ya social media, hari Instagram, hari TikTok igiye kurikora, hari Facebook, hari YouTube,
hari n'ibindi bintu, ari Twitter n'ibindi bintu byose. Usanga umuntu kuva mu gitondo scrollinga, amaso arambiwe kuri Twitter, agiye kuri Facebook, ararambiwe, agiye kuri YouTube, ararambiwe, agiye kuri TikTok. Ibyo byose ururagaburira ubwonko bwawe, nibyo bizangiza ubwonko bwawe. Ariko n'uryo ijambo ry'Imana uzasobanukirwa umwuka w'ikinyoma n'umwuka w'ukuri. Warayishuye muvana. Imana igumugisha. Umbaje ikibazo cyiza. Nafashe umwanya njya mu byanditswe byera, ndavuga ariko bashaka Imana cyangwa Imana niyishaka abantu. Nusoma uzagenda uvuga ngo igihe Mose yavaga mu Giputa. Ubwo turasimbutse mu itangiriro turagiye cyane. Igihe Mose yavaga mu Giputa, yigeze abwira Imana ngo Mana, urabona ngo mvuye mu Giputa, ngo Farawo aranyirukanye, ngo none se ko tuheruka turi Abaheburayo, ngo ko sogokuru ari Yakobo, ngo twatuzi ko Yakobo yigeze gusenga. Yigeze avuga icyo kintu? No. Mose agiye kwa Yetiro, agize Imana abonye umuntu umukosheje adatanze inkwano nyinshi, aranugize umva. Mose yatanze inkwano. No. Barebye ikigabo cy'imbaraga gusa, gitabaye abakobwa ba Yetiro, kiriya kigabo wagiye umukobwa wacu Zipora cyazashobora kera bashagaga amaboko. Ese jinge cyane. Amen. None ngo igihe kimwe ngo ari kumwe n'umukumbi, Imana ngo agiye kubona abona igihuru kiraka. Ngo yumva marayika muhamagayemo. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko Imana ngo itangazwa n'ukuntu ngo Mose yitabye ijwi atari kubona umuntu. Atabwiye. Yes. Ahuye naryo mu nzira. Ni nkuko wimanukira hano ugabona ikintu kiragutangaje, ukabona igiti kiraka ntigishya. Mose ntago yashatse Imana. Hari aho byanditse? Hari aho byanditse. Kandi ko ariye kumutuma cyane. Ngo Mose. Kintu cyambere amaje kumubwira ngo kwetura inkweto aho uhagaze nahera. Hari mu rusengero. Kugira ngo twefasizinga ibintu by'isengero, insengero z'Imana. Ahantu Mose yakweturiye inkweto hari mu rusengero. Si mu gihuru. Tugaruke buhoro, tugende buhoro. Aho Mose yakweturiye inkweto agakuramo inkweto gutya, sandales ze. Nibatubwira igicaniro cyari gihari. Saddam abivumbuye bakajya mu butaka bari basige basengera, nibo bari mu murongo nyawo. Abo rwose nabo sinemeranya nabo. No, sinemeranya nabo. Nakubwiye yuko aya mazu ari celebration. Ibyo wabagiye gukora hariya ni ugufata umwanya wo kwiherera. Umuririmbyi yaravuze ngo muze mwenyine twihererane. Ushobora kwiherera mu butayu, ushobora kwiherera ku mazi, ushobora no kujya muri Serena ugafata icyumba biterwa n'uburyo bwawe, ukababwira bari abakozi bakora muri Serena ukavuga uti ngewe ntago nshaka disturbance hano, nzarya ndya rimwe ku munsi kandi nkeneye kurya ibi, ikindi cyuma nagifite icyumweru cyose. Uje kumara iki kuje aho hantu? Nakubwiye ngo ni ukwihererana n'Imana. Ntago uje kwishaka? No. Isanzwe iri muri wowe. Turagendana. Urashaka kujya ahantu hatarambiyanse. Urashaka ahantu. Reka nkubwire, reka nkwereke uri umusenzi ariko sinzi amasaha usenga yarangana kwangana. Abasenzi nyabo basenga amasaha 3, 4, 5, 6. Nk'ubu ndiyo nditoza gusenga amasaha 5 non stop. N'urugero ntanze. Ariko iyo utangiye gusenga, ibi ndiyo ndavuga abantu barabizi. Iyo utangiye gusenga, uhura n'umwuka wa disturbance. Uhita ukwibutsa ngo abana ntibariye. Yalla. Ntago sinzi ko ibyo bintu urabi. Cyane rwose. Ntago uratangira gusenga uvuga ati mfasha amasengero. Iminota ya mbere cyangwa isaha ya mbere. Ukabanza ukajya mu bibazo byawe, ukumva uri mu kirere cy'ibibazo byawe. Kandi wagiye imbere y'Imana. Yes. S'il vous plaît. Ni kubera iki? Ni ukuvuga ngo igihe cyose uvuze ngo ahantu ndumva atari muri place yo kwihererana n'Imana, urashiftinga ukava ahantu hatuma hari urusaku rugusakuriza, ukavuga uti ngewe ngiye ahantu private, ndashaka kwihererana n'Imana. Maze iminsi njagaraye, maze iminsi ndi mu kajagari, ariko ndashaka kujya ahantu
nirana n'Imana. Wow. Mu butayu no kwirana n'Imana. Mu mazi no kwirana n'Imana. Ku misozi hejuru no kwirana n'Imana. Ni nk'uko umuntu ushobora kuvuga ngo bari abapasiteri ntibasenga, uzasanga abantu benshi bari abapotre ntibasenga, aba ntiwababona mu butayu. No, ninde wakubwiye ko Imana bihererana nayo mu butayu? Emi benshi ngo bazi ko babona imbaraga bagiye mu butayu. Ubundi izo mbaraga bavuga nizi oya ngo zo kunesha ibyaha. Oya mu butayu ntabwo ariho haba imbaraga gusa zo kunesha ibyaha, kandi ibyaha kugira ngo umuntu abineshe nuko umuntu aba yahisemo kubaha Imana. Kubaha Imana nibwo bwenge, ubwenge buzatuma ndeka nkubwire Emi, uri umuntu w'umugabo tuziranye kuva kera. Nta bantu tuvuga ngo buzuye Mwuka Wera ubona bakora amaskandare ukibaza ngo ariko ukumva nta n'uwo bugeze buzu, ukibaza ngo ariko niba koko Mwuka Wera abantu bavuga ko bamwuzuye, zira skandare zibaye n'iziki? ahita avuga ko ari umuntu yambaye inyama n'amaraso. Reka nkubwire, kuko twahawe umwuka, ntago ari umwuka twahawe gukora ibyaha, ahubwo ni umwuka wo gutinya Imana. Emi ntibakabeshyere Umwuka Wera. Emi ntibakabeshyere Umwuka Wera. Turi mu bihe abantu bari barabeshyira Umwuka Wera. No, umwuka twahawe ni umwuka wo kwirinda no gutinya Imana. Nyuma y'ibyo nta bindi tuzavuga ngo twahawe. Benshi baravuga ngo kujya gusenga, ngo gushaka Imana nibyo babeshaho, nibyo bibagaburira, nibyo bibambika. Nagiye gusenga, ikibazo cyari kiriho kivaho, bivuze ko ubwo Imana yayibwiye ihita yivuguza ndigiye runaka ari yapanze icyo kintu kigomba kubera. Noneho twagiye gusenga, Imana iratugaburira. Ndetse ndibaza iyi Mana bavuga bayitegereza mu gakiza yabahaye, bayitegereza mu kawunga ibaha, bayibona mu ihe image? Erega twariho turabiganira cyangwa se tumaze iminsi tubivugaho. Nakubwiye ngo uko umuntu atekereza ni kwari. Nutekereza ko Imana izaguha kawunga, biragoye ko watekereza ko Imana yakujyana muri Amerika. Nutekereza ko Imana yaguha kawunga, biragoye kumva umuntu ko Imana yamujyana muri Amerika. Imyumvire y'umuntu wa kawunga itandukanye n'umuntu ujya muri Amerika. Ariko ikibazo gihari ni iki? Imana iyo tuvuze ngo twagiye kwisenga iduha ibyo kurya, umuntu yarakeneye ibyo kurya. Imana iramwitegereje, iramurebye, ikoresheje umuntu, ikoresheje Yemwe ati fata amafaranga 20 ubiha Adamu. Yewe nzavuga ngo nagiye gusenga Imana, ngo Imana igira gute? Impa ibyo kurya. Orke ntabwo amasengesho ari yatuma Imana ikora. Munyumve neza, amasengesho si yatuma Imana ikora, ahubwo isaha yigeze y'Imana ikoresha umuntu, ukajya kubona umuntu arakuzaniye. Iyo amasengesho yatumaga Imana ikora, hari abantu benshi basenze Emi n'uyu munsi bagisenga, ariko ibyo basengera bitari byakaboneka. Iki kintu hano kivuga, hari benshi bari gutera amabuye, hari n'abari buze kukumva, kubera ko benshi dufite nawe urabizi, la majority abantu bari kudukurikira, even nabo tubana mu buzima bwa buri munsi, abwira ngo amasengesho yahindura ibintu. Aya masengesho niyo yatumye uyu mugore abyara. None nkibaza, uyu mupasiteri wasengeye umugore w'imyaka 15 ngo abyare, kuki ibyamunaniye gusengera w'imyaka 20 ngo abyare? Ese Emi waretse kuri wavuze, ese wibaza ko reka ko n'urugendo, wibaza ko abapasiteri badafite ibibazo? Badafite ibibazo abapasiteri? Wibaza ko abapasiteri badafite ibibazo? Simbizi. Barabifite. Kuki batabisengera ngo bihinduke? Ahubwo haza umugore ufite ikibazo cy'uko amaze imyaka 15 atabyara, akamusengera agahita abyara. Uzi ikintu kiba cyabayeho? Iyo myaka yose Imana yifasha nyigisho kugira ngo ivuge ngo uyu Florence mushizeho imyaka 15, umuntu wese uzamubona azamenya ko nyuma y'imyaka 15 Imana yatanga urubyaro. Nicyo cyanditswe kuri uwo mugore. None wa musengero kubitanye n'iminsi 10. Yes, Imana yapanze. Yego. Reka ngo urugero, Yesu yigeze kuba aratembera amaze gutembera, ngo basanga umuntu ngo wavutse ari impumyi, ngo atanavuga. Niwe ubwa mbere
abigishwa bari bahuye n'ikintu gikomeye ngo babaza Yesu. None barangije barabaza Yesu namwe. Yesu ngo amaze kumuhumura baramubaza ngo ariko Yesu ngo hanyuma se uyu muntu ngo ni icyaha ki yakoze? Bajya kure ngo se cyangwa nyina nibo bakoze icyaha cya karande? Uzi ukuntu Yesu yabasubije, yarabwiye ngo ari uyu nguyu nta cyaha afite, ari na se na nyina nta cyaha afite, ngo ahubwo ni imirimo y'Imana isogaragara. Bivuze ko hari ibintu Imana yemera mu isi ikavuga ngo nibihura na Emi izakemuke. Point. Gusubije nk'abanyabwenge. Nibihura na pastor runaka cyangwa bishop runaka, kuko yabisigiwe. Hari imirimo hano ku isi hanga Imana ireka kugira ngo abakozi bayo babone akazi. None se ibikoze byose abakozi bayo bagoye? Niko yamusubije. None se tujye inyuma ya Bibiliya, yaravuze ngo uyu nta cyaha afite na se na nyina nta cyaha bafite, ngo kugira ngo imirimo y'Imana igaragare. None hano hari ikibazo Adam. Hano birongeye biconfusing abantu. Bumve ko byanze bikunze niba uvuze gutya rero bazajya kureba runaka kugira ngo ikibazo cyabo gikemuke. Kubera iki hari témoignage hano hanze zivuga ko yari amaze imyaka 15 atabyara. Sibyo? None yahura na bishop runaka cyangwa apotre runaka akamurambura ikiganza agahita abyara, bigatuma banza umva ibintu bigiye kuba hano hagati. Hagiye kuba skandal imeze gute? Ari apostle like pastor cyangwa bishop agiye kwizamura kubera ka kantu zikagasigisigi ko kumvi ko uyu muntu ashimye Imana kubera ko namurambuye ikiganza akabyara, kumbi ntarabishoboye. Biragora kumva ko ari Imana yabikoze igihe kigeze. Ndabyumva. Ya public rwa rubanda batwumva ndakumva bazakonfaminga ko wa bishop wa mwaposo akorana n'Imana bya hafi kuko akemuye ibyaha byarananiranye. Kuko uyu mugore yari yagiye ahandi kuhasengera byaranze, ajya kubona ko nakabiranga, none aje kwa Adamu church baramusengeye birashize. Adamu church uvuze neza cyane. Nabandi niho bazaza. Adamu church ntago ari Jesus church. Uvuze neza. Erega reka mubwire ebi, abantu turisoba mu magambo kandi twamara kwisoba ugasa. Reka nkureka ngurugero, Yesu amaze gukiza umuntu, yamaze gukiza ababembe. Usikunye babwiye Yesu ari Yesu yarabwiye ngo mugende ngo mwireke abatambyi ngo kandi mutange ituro ryo kwihumanura. Yesu ni umugabo mwiza cyane. Azi ko ibintu yabivuze koko we ntacyo yasabye. No, ntago yabwiye ngo mungi inyuma ngiye mpora mberekana. Urana kuri televiziyo abantu bataye imbago baraberekana, abantu ni show. Yesu nago yaje muri show, yarabwiye ngo mugenda ahubwo ngo abatambyi babasuzume mu Barewi, ngo bajye bareba ko uwo muze wavuye ku nzu, uwo mubembe bamusuzume ko iminsi ngaho irangiye, bamurebe ko bya bibe bitakiriho. Ntago Yesu yaje gukora show ngo ni murebe imbago abantu bataye, ngo agenda abwira abantu ngo bagende bajye mu birorero, ahubwo ajya agabwira ngo iby'Imana bakore mu biceceke. Kandi koko namaze imyaka 38 yaravuga ati niba kubaza kugije umwihorere. Ubihorere. Yesu ntiyarakeneye show. Uyu munsi bakeneye show. Uyu munsi rero batari bakamenya Yesu neza bakeneye show. Reka nkubwire Emi. Ariko tuvugisha ukuri Adamu. Yego. Bari kutwumva ndabizewe no kutureba. Cyane. Bareke kwisobanura. Mu by'ukuri iri ni ishyaka ry'umurimo w'Imana. No. Cyangwa no gushaka abantu babaze. Wavuze ko ari abantu bashaka. Wavuze ko ari Adam's house. Yego. Ni Adam's church. Niyo ngiyo. Ni professor. Urumva n'ibyo ngibyo. Urumva kuri meze. N'ibyo ngibyo. Urumva kuri meze. Yesu yarabwiye ngo no. Sinyene ko mungi inyuma. Sinyene ko munyame mamaza. Nimugende mwireka abatambyi. Mutange n'ituro ry'uko mwahumanutse. Wawundi aragenda ngo arabikora, murangije ngo araza ngo bongera kandi guhura mu kindi giterane yarashya ikoreza igiterane. Arabaza ngo bite? Aravuga ni nk'akanya ko gushima. Tinanje gushimira. Arabaza ngo ngo babandi bose 9 ko bose bakize bari hehe? Kandi wowe nturi n'umuyisiraheli. Yes. Uri umunyamahanga. Arambwira ngo genda ngo kwizera kwawe kugize gute? Kuragukijije.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ari amazu nagatwa gakwiye kwita amazu y'Imana, ni amazu ya celebration yo kuza kuvuga ngo tuje gushima. Wow. Okay. Amen. Amen. Tuje kugira gute? Gushima. Ntabwo bagarutse kuri Yesu bavuze ngo tuje gusenga. Baje bavuga ngo tuje gushima. Ari amazu twita ngo deserve the Lord. Ni amazu yo celebration, guza gushima. Okay. Adamu. Nkukeneye izindi message by'imbere yuko dutandukana. Kandi nejo bundi turagushaka. Kuko Imana ibashizemo iby'ubutunzi bukomeye. Ndashaka wereka abantu ubuzima bw'Imana. Uburyohe bw'Imana muri wowe. Munabifiringa gute, biryohera umuntu gute, ubibara ku rugero rungana iki ko Adamu rekeza ko ubuzima mubayemo mutambutsemo even ubwo tuziranyemo bibaye urugendo rurerure, nkavuga ngo Adamu kuba uyu munsi akivuga Imana bikwiriye uburyo bivuga ni ikintu we buryohe wumvishe mu Mana sa n'ubibwira abantu gato. Ndashaka kuguha urugero. Ejo bundi umuntu abantu bigize bavuga ibintu bavuga ubwo buzima turiho kuvuga ngo gusenga. Umuntu avanga uw'Imana ntakora icyaha. Abantu batinda gusobanukirwa uw'Imana uwo ari we. Uri muri twe indani. Ntibumva Imana iri muri twe yariyo. Yego. Biramugora gutandukanya umubiri n'umuntu w'imbere. Tera bavuga nti waruzi n'ikindi. Uko n'amazi ya rompo muri gare. Nani hano muri rompo. Agenda yisubiramo. Tutaza hava, tutaza hajya tubona kuri. Niko ubuzima bwanjye bumeze n'ubumana. Please witonde. Kuko ubuzima bwanjye ni Imana yanjye. Ibunyemerera gusa no gutekereza. Hora nsa n'Imana. Nigarukaho na data. Sibyo? Ipusi byari ipusi. Intare byari intare. Yes. Ugomba kubimenya. Niho nshaka utuganirize gato kuri uburyohe bw'ubuzima bwawe n'ubuzima bw'Imana. Hanyuma tuze kugana ku musozo nabwo uduha message imwe. Hari cyanditswe twasomye muri Genesis chapter 1 chapter 2 ngira ngo yego muri mu ngobyi. Yego ndaza ko hari icyo nshaka use no abantu revelation ufite kuri intu yo mu ngobyi. Ni ikihe giti Imana yavugaga? Yego. Abantu barakimenye. Uyu munsi reka nk'ukuri. Nizeye ko tutava ku murongo w'icyambere urakibuka bwa buryohe n'ubuzima bw'Imana. Abantu benshi ntibatinya kuvuga ko igiti Imana yavugaga Adamu na Eva bari mu ngobyi ari uko ngo bahishuriwe ko umugabo ahura n'umugore bakabyara. Abo ni bamwe. Abandi bakavuga ko ari ironje runaka tutazi ryari. Ariko hano ho kwavuze ngo Imana niyo ihishurira umuntu ku rwego ishaka kumwiyerekaho. Aha ho yashakaga kwerekana ubuhe buzima Adamu. Katuze guherana ku buzima bw'uburyohe bw'Imana. Urakoze Papa Emi. Tutarajya ku bwo buzima bw'uburyohe bw'Imana, twavuze ko umuntu adashaka Imana ahubwo Imana ari ishaka umuntu. Nusoma Yakobo igihe yaratandukanye na mukuru we Esau ngo ajya kwa onkre we kwa Labani. Yaragiye ngo araye ahantu ngo bugorobye ngo yisegura ibuye. Wagiye kubona abona urwego rumanuka abamarayika ruzamuka n'abamarayika. None se Yakobo yari yasenze? No, nta nawe dusoma ko yasenze. Ariko Imana yagize gute? Ibona urugendo rwa Yakobo ari rurerure irazira ababaye cyane. Haza ari warajya abantu biku mubabaro wa Yakobo. Ntago yarazi kwa Labani, ntago yarigeze nyina ntiyarageza amujyana kwa onkre we. Urabyibuka neza. Niyo nshaka kugira ngo nkararifiye kino kintu abantu bacyumve neza. Urumva kuri meze Yakobo ngo ageze ahantu yiseguriwe ngo abona urwego ruzamuka abamarayika n'andi rumanuka abamarayika. Ngo Imana iramubwira ngo nzabana nawe nzagendana. Ngo ariko hejuru ngo hari hicaye Imana. Hejuru y'urwo rwego hejuru y'abamarayika bamanuka bakazamuka ngo hari hicaye Imana. Haleluya. Imana yaje gushaka Yakobo umuriganya uwari ufite izina ry'iki ry'uburiganya. Imana iza kumushaka mu nzira imubwira iby'urugendo rwe. Iramubwira ngo urahagiye ariko nzabana nawe nzagendana nawe. Yakobo aravuga ati yari yatuye. Yari yaratuye. Wapi? Hari deliverance bamukoreye. Yesu ashimwe cyane. Hari umushumba bari bahuye nawe. Wapi? Urumva kuri meze. Ariko ngo aravuga ngo ngo ahantu ngo uziko naharaye ngo nago nari mbizi. Uziko yahise ahita
yahise ngo n'ururembo rw'ijuru. Yaraye ku marembo ku ndirimbo yambonye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Uwo mugabo witwa Yosefu ari iwabo arota inzozi, yarose kabiri Yosefu. Yarose ngo bwa mbere ngo abona ngo bari barakora imiba, ngo imiba y'abandi iragwa, ngo uwo usigara wemi. Imana rero iramubwira ko azaba umutware, iramushatse, imukubita, yamukubise amayereko. Hano havuga ati bene wabo baravuga ati uko uzaba umutware, ngo yongera kandi kurota bwa kabiri. Yarose kabiri gusa Yosefu uri ntiyarose inzozi nyinshi, yarose kabiri. Anababwiye yumvishe batabyumva, aranabihorera. Ngo bwa kabiri ngo ajye ko nabona izuba, abona ukwezi, abona inyenyeri, ngo byikubita imbere. Ngo aho rero sana waravuga ati ariko mwana wanjye, amambere nigeze kumva uvuga ibintu byo gusarura, ariko sinyanya gusarura, abakozi bajya gusarura mukajyana n'abanyoko, mukajyana n'abakozi, ariko aho uvuze noneho nanjye ndahumvise. Ubwo se ushatse kuvuga ko ngewe na nyoko na bene wanyu bazakwikubita imbere, twese tuzakwikubita imbere. Uzi ukuntu birangiza havuga ngo izo nzozi ngo Yakobo arazibika, ngo ariko zikajya zimuhagarama mu mutima. Azisobanukirwa neza ko ari Imana irashaka uyu mwana. Ntibyatinze gato cyarabaye. Ntago aho cyasohoreye naho Imana yamushakiye haratandukanye. Yavuganye nawe iri muri Israeli, ibisohoreza mu Giputa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugiye mu bacamanza, igitabo cy'abacamanza. Imana ngo abayisraeli bajyaga bagataka kubera kwa bagakora ibyangwa n'Uwiteka. Imana igahagurutsa umucamanza. Ntago ari bo bamwihagurukirizaga. Kugeza mu gitabo cya Samweli cya mbere nibwo abayisraeli bakuriye Imana barayikatira ati twege turambiwe no gutegekwa n'abantu, ujye uzana buri gihe. Turashaka umwami wacu. Turashaka umwami. Imana ati bon, nta problem. Iteza ibibazo kwa Kishi. Inka zirabura, indogobe zirabura. Baragenda. Sawuli ataza hajya. Ariko hari umuntu wari ruhande. Namwe ati ariko hano ko Imana bashigikiye wa. Yes. Ariko byagizwe n'umuja. Uriya muja ni ijwi ry'Imana. Ndamubwira ngo muri uyu mudugudu harimo umuntu w'Imana. Imana reka nkubwire, Imana yakoresha indogobe. Ntiyakoresha indogobe kuri Balamu ikavuga. Mu mateka yogeze ubona indogobe ivuga. Abantu dukorana nabo tuzi ngo tuzi Imana cyane, ngo cyangwa twashatse ibyo tuvuga ngo twashatse Imana cyane. Ngo twaraseze cyane. Bajya nabivuga cyane. Ngo azi Imana cyane. No, reka nkubwire Emi, jya wubaha umuntu uko ari. Ubwe personality. Umwubaha uko ari. Kuko Imana uyu munsi yamugira igitangaza akaba ukwifuzwa n'amahanga yose. Umuja ni wabwiye Sawuli ngo hano muri uyu mudugudu harimo umuntu wubaha Imana. Ariko Sawuli nawe arafite umutima umenetse. Ngo tugende. Ariko se ko nta kintu dufite cyo guha umuhanuzi w'Imana. Ngo bageze kwa Samweli, Imana ako kantu tambitsemo niko muri iyi minsi abantu benshi bararisha cyane. Ngo ntujye kure umuhanuzi ugende aho ngaho. Urumva agasheke. Yesu ashimwe cyane. Urumva ukuntu imeze. Ntujye kure umuhanuzi ugende yahosha. Urumva ukuntu imeze. Niba koko abantu twizera yuko cyangwa twemeranya yuko aho kantu ari koko sibyo, reka nkubwize ukuri. Niba umuntu ushobora kugenda ukajya gukora consultation mu kazi bakaguhemba, umuntu ugiye kumushakaho amagambo y'ubugingo kubera icyo udashaka gutwara ituro, niba urifite si itegeko, ariko niba urifite ritware, ni byiza. Erega Adamu tunevuge abantu babyumve, iteka uzarambura ikiganza guha umuntu bro, n'umugisha bw'ubwabyo n'umugisha. Tuzajaga umunsi dugwe ikiganiro cyo gutanga cyane, cy'ubwabyo n'umugisha cyane, atanagusabiye kuko biragatsindwa ngo ruteze ibiganza ngo bashiremo. Ariko urambuye ikiganza w'umuntu, noneho umuntu w'Imana amplis none uvugana n'Imana. Ariko Emi, tujye duha agaciro ikintu. Ubu tuvugisha ukuri, nk'umuntu waba ufite ikibazo cy'isambu, afite ikibazo cy'isambu muri Kigali, akaba arahuye n'abantu bagashaka kuyimutwara, yajya avuga bagacubya ijwi rye. Ahuye n'umuntu wegera nka perezida, akavuga ati wowe sinamenya ibyawe, ati humura perezida, nkora muri presidence, ikibazo cyawe ndakigezayo. Wamuha ibingana iki? Ego ko na kimwe cya kabiri cy'isambu wakimuha.
ayo nguko nitubitindeho hanyuma Samweli avuga ati turashaka bamushyiraho umwami. None ngo igihe kimwe ngo Imana ibona ko idakomeje gukorana na Sawuli ijya kwishakira Dawidi. Dawidi ntabwo yashatse Imana, Imana yashatse Dawidi. Yabwiye Samweli ngo nabonye umuntu umutima wanjye wishimye, ijya kumushaka kwa Yesaya. Aba bahanuzi bose uhereye kuri Yesaya hano mu gice cya mbere, igice cya kabiri, igice cya gatatu, igice cya kane, cya gatanu, cya gatandatu, ageze mu cya munani ngo nuko ngo umwaka Uziya yatashyemo ngo nibwo yabonye umwami Imana. Haleluya. Imana iramweza iramutuma, iramweza iramanuka iramwiyereka, irangije iramweza iramutuma. Yeremiya ngo nakumenye utaravuka, ukiri mu nda mu rusoro, mu nda ya mama wawe ngushyiriraho kuba umuhanuzi w'amahanga. None si ibyo urasaba nibikiho? Imana duha impano ngo da. ngo ugiye ku musozi ngo Mana ngo impano ngire gute? No. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Mwuka Wera ari utanga impano uko abishatse, nta bindi bintu byinshi. Ni ubishaka. Emi ntabwo giye wararira amajoro ngo giye gusa na apotre runaka ngiye gusa oya reka. Ubu uzukira uruwakora urashaka gupfobya iki Imana yakuremeye. Abantu no muri Misiri rero sasa niko gukwepa imihamagaro. Uzi impamvu nuko hari imihamagaro yazamuwe ngo buriya profesi nisigaye irya. Umuntu afite profesi nisigaye irya. Ubu niri gukora. Niyo baguhaye agatuti utari utobamanura amavuta ngo hanure n'ibiki. Niyo mpamvu nta gatuti wewe. Niyo cyane. Urumva uko nimeze. Ariko wibagire umenye yuko mu mpano Umwuka Weratanga hari impano zigera kuri 5. Iha abashumba, igatanga abapotre, igatanga abarimu, igatanga abavuga butumwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aho izo mpano zose zirakenewe mu itorero, n'abahanuzi zirakenewe mu itorero. Imana igumugisha. None se uru rutoki rumwe ruvuyeho ntihasigara inenge. Nguko rero ku itorero rimeze rero. Itorero ry'ubuhanuzi ritagira pastor rifite inenge, ritagira umwigisha rifite inenge. Itorero ry'umuaposo ritagira umuhanuzi ntirigire umuvuga butumwa. Dore uko rimeze. Reba izo ntoki zivuyeho, ubisi ibintu byasa neza. No. Ariko abantu barikakaje ngo ngiye Jesu ya apotre ngo nigiye ngo kigikumwe ngo kirabumba si ibingibi byavuyeho. Kirabumba ibi byavuyeho. Ya Adam. Dufite urugendo rurerure kandi tuzahagarara. Ntekereza ko none twakwinjira muri cya gice cy'uburyohe bw'ubuzima bw'Imana. Uburyohe bw'ubuzima bw'Imana, Imana igumugisha cyane. Emi nigeze kubwira abantu yewe sinaje mu Mana nzi ko Imana itanga amamodokari, nzi ko Imana itanga umugore, nzi ko Imana itanga amazu. Yo ntabwo ari intention yanjye. Intention yanjye nari maze kuva gucika intege, ngiye kujya muri Amerika, nakinaga basketball. So iwacu baza kumbwira ko nzajya gukina muri Amerika, visa ziratinda. Hanyuma mu gihe baratinza baravuga ati noneho basi na Norway ashobora kujyayo ntacyo, nayo ni muri Europe ashobora kujya gukina basket, nabyo birapfa. Noneho nza kuvuga ngo ibi bintu biri kugenda bipfa, birashoboka ko harimo intege nkeya z'abantu bari baragenda babikoramo. Papa ntabyitayeho cyane. Papa arambwira ati noneho n'ubundi muri Etats-Unis bakoresha icyongereza cyane kandi urangije muri francophone, jya Makerere ujye kwiga anatanda tuzadutegereza turebe ko wajya muri Amerika. Noneho sinzi ukuntu papa yicaranye n'abandi bagabo icyo gihe Makerere yari harawe cyane 2004 2005 yari abantu bose umuntu wese arangizaga muri Kigali yajyaga Makerere. Mwana wese buvaga Makerere mbese yarabaye Makerere mbese. None sinzi ukuntu papa yicaranye n'abandi bagabo baravuga ati abana bari barajya Makerere bari baragenda bapfa. Inzoga ziro ziragenda zibica, imogi ziro ziragenda zibica, baragenda hariyo delinquance iteye ubwo. Muzera aravuga ati atadamu ukuntu muza kina basket ntawe uzamuramura. Arambwira ati ibyo kujya Makerere birapfuye, tangira muri Iraq dutangire process yo kureba uko wajya muri Amerika. Afatwa no mujinya, ntangira kugenda ibihugu, nibwo nagiye Kampala, nibwo nagiye Nairobi, nibwo nagiye Dar es Salaam,
nibwo nagiye Zanzibar, nibwo nagiye Seychelles. Noneho ngeze aho amafaranga ashize, mbe nabaye nka umwana w'ikirara, nibuka ko Imana ibaho. Nibwo bwa mbere nkandagiye mu musigiti, nabaye n'umusiramu. Nkandagira mu musigiti. Ariko nagiye mu musigiti nshaka Imana. Reka mabwire, mutagira ngo mwabarokore mwe, ni mwege muzi gushaka Imana gusa, mujyo mwiva ngo mugushaka Imana. Ngo ni muri guhiga Imana. Hariho n'abasiramu bahiga Imana. Yego. Kandi bakaba bazi ko bahigiye ariho. Ukuri. Kandi siho. Yesu yaravuze ngo dore igihe kiraje kandi kirasohoye. Ngo yuko abantu basenga. Basenga mu kuri no mu mwuka. Ukuri rero ni ijambo ry'Imana. Si mu masinagogi. Ntago ari mu masinagogi. Ntago ari ukurisomerwa. Bantu mudukurikiye, stop gusomerwa ijambo ry'Imana. From now, ukugura telefone ihenze, Bibiliya iraramba. Ushobora kubarana Bibiliya imyaka 20-30. Fata ibihumbi byawe 20, ugende ugure Bibiliya nziza. Uhere ku munsi wa mbere usome, ugende usoma, uzagenda ukuri. Ngo niba bamenye ukuri niko kuzababatura. Ariko ntabwo wavuze ngo niba bamenya profete ngo niba azababatura. N'abahanura batayifashe. Akaba ari mu rusengero ari pasteur umunsi wose ugashira. Ariko ibyo nabyo ntacyo bivuze, kuko iri jambo ry'Imana iri ngiri ryahumetswe n'Imana. Ibintu by'amatelefoni byo gushyira mu Bibiliya ibi ngiri, mwitonde gato, misiri imbere muraza kubona Bibiliya zo mu matelefoni. Iza Android muraza kubona ibyazo, tubyihorere. Hano mbaza kurunga uburyohe bw'agakiza. None nshaka Imana, ashatse Imana, ariko iwacu barasenga. Mbonereho no gutanga iri tangazo, umuntu watumye iwacu basenga bakabwirwa amakuru ni umudamu witwa Margaret, Pastor Margaret wa UCC Rwandamura. Mama yamwumvise kuri radio abwiriza radio umucyo gose aba touched. Aravuga ngo ngiye gushaka uwo mudamu. Pastor Margaret arasenga, aravuga ngo umwana wawe ndamubona ariho, ntiyapfuye. Bari bazi ko ntariho, agiye kuzaza, uzamubona. Amaze gutanga iyo message, icyumweru n'icyashize nibwo nagarutse mvuye Zanzibar. Sanga mu rugo batangira urugendo rwo gukizwa. Mu yandi magambo, nabamvuga ko ari igihe wazanye agakiza mu rugo. Nibo batumye ni ku bibazo nagize byatumye bakizwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho muza guhura n'umudamu umwe twasengeraga muri Katolike muri community imwe yitwa abagore b'amazizuka. Umudamu witwa Louise yari afite impano y'ubuhanuzi. Arambwira, mba excited no kubona umudamu avuga ibintu nzi atabayemo. Yabwiye ubuzima bwanjye, parcours yose ibihugu narayemo byose. Ambwira n'icyo Yesu anshakaho. Uwo munsi nararize ndihana. Ari umukatolike. Bivuze ngo Imana ntirobanura ku butoni. Sibyo se. Ngo ahubwo abayubaha bagakora ibyo mu mahanga yose, bagakora ibyo gukiranuka, Imana iguha umugisha. Abo bose irabemera. Ntago aho basengera. Reka basenga. No. Saho bashakira Imana ku misozi. No. Ngo ahubwo abakora ibyo gukiranuka bakanayubaha, abirabemera. Tujye muri uwo mujyo wo gukiranuka no kuyubaha. Imana izatwemera. Izanatwemeza n'abandi. Abarokore mbajyamo, ndakizwa. Nibuka ko umuntu wa mbere wanje kuma ijambo, Imana imumugisha, ni umugabo wa barahanu bitaga Serafati, ngira ngo urahazi. Umupasteri, ubu ni umupasteri mu itorero ryitwa Christian Harvest. Mugufi wari umuhanuzi yitwa Gerard niwe wavuze ngo uriya mwana mureba kuri yareshya kuriya agena na Bibiliya ya Gatolika n'amashapuri, uriya mwana azava mu mvuga butumwa ukomeye cyane. Wari Gerard? Gerard. Yego. Umuhanuzi Gerard arakomeye cyane. Imana yamukoresheje mu bihe yahagaranye na pastor wa Betsaida, barasenganye mu bibare cyane. Holy Church barasenganye cyane kugamba. Yego, kera muri 1998 nibwo nababonye bari mu bibare. Urumva Yesu ashimwe cyane. Gerard aravuga ngo uriya mwana mubona kuriya mutamusuzugura, uriya mwana ari mu vuga butumwa. Niwe muntu wamaye agatuti mu barokore, ngifite amashapure na Bibiliya ntagatifu. Ufite ikivuga? Oya. Imana uvuze neza cyane. Icyo ni ikibazo mbajije. Imana twebwe tuzi
n'abantu bataratumenya. Nicyo nshatse kuvuga. Niho itandukaniye n'abantu. Abantu tuzi kuvuga ngo Emi tumumenye kuko ahanura, kuko tumaze kumenya ko ibyo avuze bisohoye, ngo nibwo tumumenye. No, nakumenye ukiri mu nda ya nyoko, ngushyiraho kugira ngo umuhanuzi. Gerard rero kuko yari afite impano zo kurondora no kumenya, yamenye ko Adamu muri 2006 azaba ari evangeliste international 23 ahagaze kuri kamera. Nibwo bwa mbere mvuze Gerard kuri kamera, nabwo bwa mbere mvuze Pastor Margaret kuri kamera. Nibwo bwa mbere uzashaka ama video yose nakoze. Nibwo bwa mbere mvuze aba pasteri. Imana kandi baho umugisha kandi mwakoze neza. Imbuto ni ngewe n'abandi benshi mutazi. Bazana bavuga indi myaka yose. Tekereza 2023 twari tuvuze Gerard. Niwe muntu ugabo wa mbere yaravuze ngo uyu mwana najya za Isarafati mujye mu ijambo. Abandi barokore bajya mu mitwe baje gujo ya mashapurese biriya bintu se turabyumva se ariko ya haleluya umva Emi mbwirira abantu Imana urumva hari akantu keza kera barokore bagiraga iyo twafataga gatuti wahitaga mvuko Uwiteka avuganye nawe. Haleluya. Uwo musi yamamagaye hari nko kujurajura abantu, ariko Gerard aravangiwe Gerard. Uriya mwana haya gatuti yambaye amashapure afite biriya ntagatifu kandi abavuga butumwa hari abavuga butumwa bavuye muri ADPR b'umuriro batwika mu yandi magambo. Noneho kuko Isarafate iyo watindaga kwicara muri saro habaga hato, abantu bakicara mu byumba bakajya bumva aho Imana bavugira mu byumba. Gihaguruka nyitera intambwe, umuhanuzi abarujujwe ngo ze me telefo de sas, ngo uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Haleluya. Uyu ni umukozi wanjye. Imbumburi zose zavugaga zose ziraceceka. Wow. Zose zira gute? Ziraceceka. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ituzi mu itangiriro ikamenya n'iherezo ryacu. Haleluya. Nubwo abantu batatumenya ariko Imana iratuzi. Ntago tumenya abantu bambaye amakoro pastorale. Ituzi tukiri no mu byaha. Nagusanze wigaragura mwivata idukuramo iratweza iratubabarira ikirutsi ibindi idusezeranya ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngeze rero mu kirokore numva hari Imana inzi, numva hari Imana ishoboye byose, ndavuga ngo Mana nanjye ikintu cyatumye nkunda Imana cyane nuko hari Imana ishoboye byose. Nakomeje kugendana kuri icyo, Imana igumugisha, ngendera kuri icyo kivuga ngo nzakurikira Imana ishoboye byose. Nzakurikira Imana ishoboye byose. Emi turabizi hari imisozi myinshi, hari amataba menshi twanyuranyemo, hari ukubabazwa kwinshi, ariko ibintu byajyaga bimpumuriza. Hari ibintu byajyaga bimpumuriza umutima. Muri ibyo yaravuze ngo hari ikintu kinezeza umutima wanjye. Iyo nibutse ko ijuru ari ryacu, gatekereza yuko nzaritaha, icyo gusa gihumuza umutima. Abantu batagikumbura ijuru niba uyu munsi bandagariye mu isi. Abantu batagishaka kujya mu ijuru niba uyu munsi bari barakora amanyanga mu isi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi muntu wahamagawe wikwandavuzwa n'isi, kuko hari igihe tuzataha ijuru. Uru n'urugendo tunyuramo. Iruta byose. Ijuru riruta byose. Ijuru riruta visa yo muri Amerika. Igenda muhindagura abagore mukibwira yuko arimo gakiza gari muri ibesha cyane. Ijuru riruta ibyo byose. Nimugaruke ku rufatiro. Ntawe ntunze urutoki, nimugaruke ku rufatiro. Muranyumva kandi muri murandeba, nimugaruke ku rufatiro. Ikintu cyatumye nkomeza guhagarara stand firm nuko namenye ko ari Imana ishoboye byose. Nkavuga ngo iki nubwo ntagifite ariko Imana izakimpa. Uyu munsi ndakibuze, Imana izakimpa. Nkaba nzi ko Imana ari data. Abantu uyu munsi tubaye imfubyi, twigize imfubyi. Biragoye kubwira imfubyi wavanye ku muhanda ngo ibe hita kwiba, kuko ibizi ko anytime wayirukana. Ariko umwana wo mu rugo aridagadura uko ashaka. Uyu munsi twigize imfubyi kandi dufite data.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Reka tujye kuri topic ya gatatu, ariyo message nari mfite uyu munsi wambajije ngo ni gute kiriya giti cyagarutse, biriya biti bibiri abantu benshi bagira confusion, kugira ngo tubivugire rimwe hanyuma tubone kuva ahangaha. Ariko icyatumye nkomeza guhagarara Emi, unadusezeranya ariko Imana ikumugisha cyane kuzagaruka vuba. Oya, nzagaruka Emi, kandi uri inshuti yanjye, kandi abantu bagiye kumbona, si ukumbona kuko nkenewe cyane ndi kamara, ahubwo nuko ari cyo gihe Imana ifunguye kugira ngo mboneke. Yesu ashimwe cyane. Ibice bitatu ku murongo wa 8, Itangiriro ibice bitatu umurongo wa 8. Mu izina rya Yesu turagushimye papa kushora byose kandi ugira neza, mu izina rya Yesu, amen. Itangiriro ibice bitatu umurongo wa 8, Imana ihana inzoka na Adamu na Eva. Umurongo wa 8, bumva imirindi y'Uwiteka igenda muri yangobyi mu mafu ya nimunsi, wa mugabo n'umugore bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi y'Uwiteka, bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, uri hehe? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe yo muri iyo ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Imana yamubajije, ntabwo Adamu yigeze avuga. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu ngobyi hari ibiti bibiri bivugwa, ariko ibi biti bibiri bivugwa bifite igisobanuro gikomeye cyane, nubwo abantu bagenda babivugaho bitandukanye. Harimo ibiti byinshi ngo byari bihishe mu biti, nk'uko urumva ko bihishaga mu biti, bumvaga ko amaso yabo, ariko Imana iratangaje cyane. Amen. Abantu bihishe mu bintu bazi ko ari byo byabahisha, ariko amaso y'Uwiteka ari hose. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Bo Adamu na Eva ku bwenge bwabo babonye ko kwihisha mu biti bisobekeranye wenda nk'ibyanyungwe ariho Imana itababona. Ariko Imana ngo amaso y'Imana ngo arenga ibyo biti. Wowe wa muntu uri gukora ibyaha ukibwira ko utakubona, Imana irakubona, yarakwihoreye gusa yaguhaye umwanya kugira ngo wisubireho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ibi biti bibiri rero abantu batagomba kujya kwibaza ngo mbese ibi biti bibiri byagenze gute, byitwa gute? Abana kabivuga amagambo menshi. Iki giti kimwe ngo bariyeho ngo cyari kiti kimenyesha ibyiza n'ibibi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Iki giti ni kihe giti? Ngo akaba n'ikindi giti cy'ubugingo. Kugira ngo wumve iki giti uhabwe ihishurirwa riza ibwangu, nuko hera kuri iki giti cyitwa ubugingo. Yesu yitwa ngo iki Emi? Yesu yitwa igiti cy'ubugingo, ingenzira n'ukuri n'ubugingo. Iki giti cyari Yesu kiri muri iyi ngobyi. Ndashaka kubyumva. Aha. Cyari Yesu kiri muri iyi ngobyi. Iki giti kimenyesha ikibi n'icyiza ni umutima nama Imana yahaye abantu. Mu yandi magambo, naki cyo giti mu muri mystère z'Imana. Mu yandi magambo, cyari Imana ariko mu yindi shusho. Mu yindi shusho tudashobora kumenya uyu munsi. Kuko Imana nakubwiye ngo nta muntu umenya Imana, nta n'umuntu ushaka Imana, kiretse yikwihishuriye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndibuka mbere yuko ntangira iyi topic, ndibuka ngiye kuyigisha. Yavuga ngo ni gute ingobyi yagarutse mu mwana w'umuntu. Ariko Imana irambwira ngo banza usome Geneze, ubanza usome neza. Reka ngo urugero. Turi muri Betsaida, hari umudamu sinzi niba umwibuka, ngo ajya kuva icyangugu Imana imutumye i Kigali. Ngo yagiye gusenga, aravuga ngo Mana, ndashaka kumenya ko ari wowe untumye koko. Agiye kubona inyoni ku giti. Inyoni iramuhanurira, iravuga, abona kuza i Kigali. Sinzi niba ubwo buhanuzi kibyibuka, urakibuka urabyibuka ubwo butumwa. Umudamu rwose ebana wabonaga nta biro byinshi yari afite, ariko agiye kuva icyangugu ajya gusenga mu ishyamba. Agiye gusenga mu ishyamba avuga ngo Mana, iyi message umpaye koko niyo? Agiye kubona inyoni mu giti, iramubwira ngo uvuke Uwiteka avugana nawe. Yaje i Kigali, twaramwakiriye kandi araduhanurira. Yesu ashimwe cyane. Noneho uko inyoni yahanuriye uwo mudamu, niko Imana yaba yarabaye igiti ariko mu bushake bwayo.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nakubwiye ngo kugira ngo wumve iki giti ko cyari Imana, cyari Imana. Satani yaraje aravuga ngo mbese ngo Imana yarababujije koko ntimuzarye kuri kiriya giti. Umva ikintu Satani yababwiye. Yarababwiye ngo kiriya giti impamvu Imana yakibabujije ngo nimuramuka mukiriye ngo muzaba nkayo. Muzarema. Muzaba nkayo. Bivuze ko kiriya giti cyari Imana. Amagambo aranditse no? Gato yasome basi ntakunze. Ndumva ari ibintu bishasha. Ni Imana barize. Cyane. Yari yabimye se. Icyo kintu ntago tuzi impamvu Imana yavuze ngo sinshaka ko kino giti mukirya. Nta mpamvu iri muri Bibiliya. Okay. Ntayo. Kandi nitukagiye gushaka ibintu by'ibihimbano ngo tubwire abantu kugira ngo tubemeze. No. Nakubwiye ngo Imana ihishurira umuntu selon la dimension. Kandi kishatse guhishura. Iravuga ngo kuko ibyahishuwe ari ibyacu, ibyahishwe n'iby'Imana. Ibyahishwe ni byinshi. Ibyahishwe ni byinshi. Umva ukuntu Satani yabwiye Adamu na Eva. Yarababwiye ngo ntabwo ari uko nguko byagenze. Inzoka yosha Eva. Inzoka yarushaga ubundi bwenge ibice bitatu, izindi nyamaswa zo mu ishyamba zose. Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzajye kuri iki giti cyo mu ngobyi. Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byose muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya kiretse imbuto z'igiti kiri hagati yo mu ngobyi nizo Imana yatubwiye ati ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Urumva ukuntu ubwenge buhari? Gupfa ntimuzapfa ngo kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza agahindurwa nk'Imana. Kundi kubyumva bundi bushya wa aho nabereye ntibari babinsomeye gutyo. Ariko ni Bibiliya. Babinsobanura nabi cyane bitarashatse kubisoma ngo ni Bibiliya. Ngira ngo na Florence nawe yadufasha ariko ni Bibiliya nsomye. Ntago ari Korowani. Somye Bibiliya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana sinzi impamvu yari yarabujije abantu kurya kuri iki giti. Ni impamvu zayo. Ni privilege zayo. Ni souveraineté yayo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ariko njyewe Imana irirambwira kuri iki giti yarambwiye ngo ni umutima nama yashyize mu bantu. Imana ni ifite privilege icyo gihita Adamu atarajya kuri icyo giti yari ifite privilege yo kumenya ibibi n'ibyiza. Niyo yari ifite privilege. Niyo yari ifite ubwo buntu bwo kumenya ikibi n'icyiza. Reka ngo urugero. Uyu munsi ufite umwana. Umwana wenda ashobora kuba afite imyaka 5 cyangwa 6. Okay. Umurinda kumenya icyiza cyangwa umurinda kumenya ikibi? Ikibi bro. Ntabwo Imana yari yaririnze Adamu kumenya icyiza. Ariko yaramurinze kumenya ikibi. Warabyumva neza? Icyiza cyose yarakimuhaye. Haleluya. Ibintu wabishuriye gute? Birakomeye cyane. Kandi ndabizi ko ndabona abantu benshi bazakwanira bagatuye umutipe bana asa nkaho tuvangiye gatoya. Ariko reka byefasizinge ndio ndabaza Imana yagiye muri yo filosofi nanjye ubwanye sa nkaho nzengereye. Irambwira ngo Adamu ngo reka ngo sobanura ikintu cyoroshye cyane. Kiriya giti ni umutima nama. Umutima nama. None ko amarayika yasaza kurinda Edeni. Uyu munsi Edeni yarabuze. Yego. Iyo ngobyi. Yego. Kuvuze ngo iyo ngobyi yongeye kuri restaurant ni sindahagera ndaza kuhavuga. Kugira ngo ndashaka ko nemphasizinga cyane kuko iyo mbasize muri dilemma abantu baratakara cyane. Si ntibamenye message nashaze gutanga. Icyo giti ni umutima nama. Kiriya giti cyari igiti kibaburira. Niyo mpamvu nabivuze. Ni umutima nama. Umutima nama ni ukuburira ukubwira ngo iki ni cyiza, iki ni kibi. Nagwaye urugero. Ufashe umwana w'umukobwa w'imyaka 15 kiri vierge. Ugafata n'umuhungu w'imyaka 15 kiri imanzi. Ugafata umukobwa w'imyaka 15 kiri isugi, ugafata n'umwana wa 15 ukiri imanzi. Ni imyaka mibi, ni imyaka adolescence. Ni imyaka umuhungu aba akeneye kudiscovering umukobwa. Ni imyaka umuhungu aba ari harajya mu myaka ya adolescence
yo kwejakira turabyumvikanaho ariho arahura na experience zo kurota mu nzozi agarota yisohoreyeho mu yandi magambo. Ikinyarwanda ari kuntu kigira amagambo akakaye ariko tubivuge gutyo. Noneho agahura n'abandi bahungu ati wowe urabizi ura mukobwa ari mwiza muzaryamane, akagira amatsiko yo kuryamana cyane cyane iyo atabikoze mu myaka mitoya n'ibindi byose. Agira amatsiko cyane yo kudiscovering umukobwa, n'umukobwa nawe abageze muri iyo myaka ya adolescence ahora n'utundi dukobwa ati twarabyinye twagenze gutya twagize gutya. Ariko iyo ahuye na wa mukobwa, wa muhungu agahura na wa mukobwa, kabone y'imibiri yaba yashyushye bingana gute, ariko mu mutima abenshi uzumva témoignage babwira ngo sha ngo umunsi naryamanaga n'uyu muhungu ngo umutima waradihaga kabisa ati ariko mbirengaho njyamana nawe. Ni iki cyadihaga rero? Ni umutima nama avuga ngo byihorere, ugiye kwiyangiza. Imana nayo ntago yigeze iba hypocrite. Imana sincakura ivuge ngo abantu yaraclarifiye rero ngo umunsi muzajya kuri iki giti no gupfa muzapfa. Umutima nama w'umujura yaje kwiba hano flat, uramubwira ngo niba gufata barakwica, byihorere. Ariko akabirengaho bakamukubita umuhera agapfa. Kandi umutima we mu bwembere. Umwana w'umukobwa abura minervare akabona se ntayafite, nkaho yavuze ati basi ngiye gusenga Imana, ngiye kujya imbere y'Imana, Imana ica inzira. Agahura n'umugabo ufite sida, wuzuye sida iry'izindi, akavuga ati ntacyo nzivuza, kama mbaya. Ariko umutima ukamubwira ati wakwihanganye, atoya. Umutima nama. Imana irambwira ngo iki giti ni umutima nama ukuprevena, ukubwira kwa kurinda, ukavuga ngo iki kintu ukikora no gupfa uzapfa. Umva ukuntu Satani ari umugome. Yarabwiye ngo mwege ntago muzapfa, kandi koko iyo umuntu asambanye ntagapfa ku mubiri, agapfa mu mwuka. Iyi revelation ninde muntu wigeze wumva umuntu wagize? Nta muntu ndumva. Ejo bundi mperetse kubyigisha abantu bose baratakaye, haza umupasiteri arambwira ngo Adamo ati muri iyi minsi Imana irakwigisha ibintu by'ubwenge bikomeye cyane. Umutima nama, umuntu ukijijwe n'umuntu udakijijwe, uyu mutima ni umutima Imana yahaye abantu, ni umutima nama ukugira inama. Okay, dusubire inyuma gato. Ngiye ndakubaza nk'umunyamakuru, sikubaza nka pasiteri. Eva inzoka iza kumubwira, hari discussion bakoze, umutima yari atarawugira, Eva yahise abyemera kuko nta mutima wigeze umuburira mbere. Reka ngo urugero uvuze neza kandi Imana iguha umugisha, kandi waje ikibazo cyiza cyane. Eva umutima nama yarawufite, ariko irari ryarenze umutima nama. None umutima nama yawukuye he ko atararya kuri icyo giti? Umutima nama wari kiriya giti. Kiriya giti cyari cyanditswe ngo icyiza n'ikibi. Erega ntago uranyumva. Kiriya giti kiravuga ngo iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi. Nyine nibivuga. Okay, nakumvise. Nakubwiye ngo mu ngobyi aba bantu ko ari bombi ntago bari bazi ikibi, bari bazi icyiza. Sibyo ushaka kumenya. Ukavuga uti none se umutima nama wawukuye he? Ariko noneho kugira ngo Imana ibereke umutima nama none uyiwereke aho ngaho, bo bari basanzwe bagenerwa n'Imana. Nta kintu cyari kuzabashuka kuko bagenerwaga n'Imana, basurwaga n'Imana. Nta kintu kibi. Ni ngombwa nagwaye urugero. Umakinga sure ku mwana wawe nubwo umukozi yamwigisha, ariko wowe umurinda ikibi. Urataha, madama agataha akamukurikirana. Urumva ukuntu bimeze? Noneho uyu mutima nama, iki giti cy'umutima nama, iki ngiki cyari gihari nk'Imana. Sinzi kuri kunyumva neza. Cyari gihari nk'Imana. Imana irababwira ngo iki giti nimukiryaho no gupfa muzapfa. Claire. Bari basigaye kumva ikintu kivuze ngo iki Imana yatubujije nicyo koko yatubujije. Kumvira Imana.
ikintu babuze muri bo rero sasa babuze kumvira Imana. Eva yabuze kumvira iki? Imana. Kubera iki? Umutima nama wari uhari, n'icyo giti cyari gihari, ariwo ufite umutima nama, ari kirari ryo kuryitunda rirenga umutima nama. Niko na Adamu byamugendekeye. Niko na Adamu byamugendekeye na warari. Buriya twari dufite amahirwe. Nyababwire n'abantu. Iyo Eva arya kuri kiriya giti, Adamu ntakiryeho, hari kuba challenge ikomeye. Sinzi ko abantu bajya bitekereza ibyo bintu. Kuko Imana usomye muri Geneze niyo mubwira ngo abantu basome. Bose bagiye baterana amagambo ngo ni ya nzoka yambeshye. Ni wa mugore wampaye. Bivuze yuko iyo Adamu ataza kukirya, hari kubaho diri Imana na Adamu. Ugati sasa wowe ngewe mbere tukibana nge nawe twara amahoro. Uyu mugore wamuremye nyuma yaje ansanga mu ngobyi. Hari ikosa nagukoreye. Nigeze gusaba umugore kuri ya topic ya mbere twahereyeho. Nigeze gusaba umugore. Nabyutse nkangutse mbona ikindi kiremwa wandemeye. None rero ikiremwa nagiteye imitoma n'ikiza. Gira uko kibabarira. Byari kugorana Emi, sinzi ko mujya witekerezaho haka. Sinzi ko mujya witekerezaho haka. Ibyo ni ibintu byihishe kure nta. Yesu ashimwe cyane. Sinzi ko mujya witekerezaho haka. Tujya dusoma Bibiliya tuyo tuyikurura. Byari bigoranye cyane kubona Adamu yatariye, Eva yakiriye. Ariko kubw'umugambi w'Imana hari hasigaye ikindi giti kimwe cyitwa ubugingo ngo bakibakuramo. Ariyo naguhereye nk'uvuga ngo nushaka kumenya iki giti kimenye kibi n'ikiza, turahera ku giti cy'ubugingo. Kuko igiti cy'ubugingo cyaje kwambara umubiri kivamo Yesu Kristo. Ako se kukiri hishurirwa wagize ribaye ryo nyaryo. Kuko urumva uyu munsi igiti cy'ubugingo nacyo kiri hano tubona. Yes. Ko abantu batakivugaho. Kuki kibaye Yesu? Yesu nawe nuko Yesu mazina ye niko yari presence. Yesu yari presence. Aravuga ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta ujya kwa data? Nta mujyanye. Ni nge muzabibu? Ni nge muzabibu ukuri. Kandi ishami ryose ritera imbuto ndikuraho. Ntacyo mubasha gukora mutamfite. Kandi data ni nyiraho. Uvomerera. Full stop. Tutahe. Abantu bataramenya ijambo ry'Imana bazakomeza kuyoba ariko nyine ntako. Urumva ukuntu imeze. Ariko ariho akandi kajambo nagora ngo mabwire soza kari muri Yohana kugira ngo mumve ukuntu iyo ngobyi yagarutse. Ushobora kugenda nakababwiye kavuga ati uyu mugabo nawe adusizana muri dileme. Muri Yohana ibice byaho ngira ngo 14 ngira ngo turebe neza none byanditse Imana ifashe mabona ariko ndumva arahangaha iryo jambo riravuga ngo nuko umuntu wese niwitondera amategeko yanjye ngo nzabwira data Yesu ashimwe cyane azaho muri tubane kugira ngo dukomeze yango byigire gute yongere kandi garuke mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Iryo jambo nuko nguko rivuga ndumva arano byanditse. Oh my goodness, mani bari ndibone. Okay, Yohana 14. So dusomere mi 14 umurongo 23 turangira dusoreza 23 haranditse ngo Yesu aramusubiza ati umuntu nta nkunda. Umve neza umuntu nta nkunda azitondera ijambo ryanjye. Yego. Na data azamukunda. Na data azagira gute? Azamukunda. Ntago tuzasaba amasengesho menshi ngo Mana dukunde. Ntago tuzajya uzamuka imisozi myinshi ngo Imana idukunde. Soma neza iryo jambo. Subiramo. Nibyo. Challenge. Yesu aramusubiza ati umuntu nta nkunda azitondera ijambo ryanjye. Ntago ari kuvuga ngo ndagukunda Yesu oya. Ijambo ryanjye azagira gute? Azaryitondera. Komeza Emi. Na data azamukunda. Namara kwitondera ijambo ryanjye. Namasengesho menshi avuga ngo data amanuka oya. Imana ako kanya izahita imukunda. Tuzaza aho ari tugumane nawe.
tuzagira gute? Tuzaza aho ari. Inde nande? Nge na data. Voilà. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye ahubwo ni irya data wantumye. Voilà, rekera aho ngaho. Iryo jambo ryanjye si iryanjye mwumvise mu ngobyi. Imana ibabwira ntago Yesu wavuze, ahubwo havuze Imana. Iyo wantumye data. Turabashimiye Imana yo mu ijuru. Murakoze cyane mwese baba badukurikiye aho muri hirya no hino ku isi. Tukoze ikiganiro kirekire, ariko nanone nimuba mukeneye umugabo muri comment muzabyandikemo kugira ngo none yategure topic ikurikirayo undi munsi, hanyuma tuzabane mu kiganiro cy'ubutaha. Adam, urakoze cyane, Imana igumugisha. Uhagurutse mu gihe cyiza, isi irimo irarohama. Abantu benshi kuri social media, reka bisubiremo, bararangaye, bari mu entertainment, bari mu bibafasha ngo kumara stress, baranywa inzoga nyinshi kugira ngo stress ishire, barasohoka, ariko wapi byaranze, stress irakomeza ikiyongera. Abo yageze mu rugo asanga stress yashize n'ubundi iri gukomanga, n'ubundi iri kumubwira ngo banguka. So ariko umuntu ufite ibyo kurya byuzuye by'ubugingo, amahoro yuzuye muri we. Kandi data ni utanga amahoro atari nk'ayabisi batanga. Amen. Nyemerera tugane ku musozo dusabira umugisha n'abakurikiye iki kiganiro muri rusange. Urakoze Imana, mu izina rya Yesu tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko Imana ishobora byose. Amen. Turongera kandi kukubwira ngo udushiremo imbaraga zo gukumbura ijuru, kuko ari rwo rurembo tuzataha. Amen. Mwanditsi yaravuze ngo iminsi tubaho ni mike, kandi yuzuye umuruho n'imihate n'umubabaro, ariko ngo aho tujya nta gupfa nta gupfusha. Tugushimiye ko ari abatubanjirije. Yosefu yaratubanjirije arwana n'umugore aramunesha. Daniel yaratubanjirije arwana n'umwami aramunesha. Dawidi yarwanye na Goliyati aramunesha. Ntacyo dufite cyo kwireguza imbere y'abandi bose. Twambika imbaraga zisumba byose tubashe kunesha isi. Ijambo rya Irangiza rivuga ngo abanesheje ibyahishuwe bazahabwa umugabane wo mu ijuru. Amen. Kuko nta hantu handitse ngo abaneshejwe, ahubwo nabanesheje. Uhe Emi kunesha. Amen. Uhe Florence kunesha. Amen. Uhe Mama Florence kunesha. Amen. Uhe Adamu kunesha. Amen. Kugira ngo tuzinjire mu rurembo rw'ijuru. Amen. Mu izina rya Yesu. Amen. 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 Amen.